mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko tutahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi ibisanzwe uyu munsi ngaruzo bazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafite agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukanika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira nyuma uze kureba amanota ari bugiye muri iki kizamini cyakozwe. Nawe wifuza ko twagufasha wifuza kode za perime provisoire twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 5540. Nawe wifuza kwihugura nkuko ikizami cyo cyonyeze kuri polisi nyarukira kuri Google wandikemo wa eshatu akadomo ibyapa akadomo com cyangwa usure muri comment ni comment ya mbere ugande kuri iyo link irakohereza ushobora gukora ikizamini ku minota 20 system ikagukosora ikaguhereza ibisubizo by'ibimaze gukora. Ikindi cyongereho nawe ushaka gusoma igazeti amashusho y'umuhanda imirongo y'umuhanda ibyapa byo muhanda byose inyoro z'uburebure buri kintu cyose cyagufasha kugera ku nsinzi wagisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Kuri wa muntu uvuga ngo ese ko mfite igihe gito cyo kwiga ese ko mfite mbona umwanya muke wo kwiga nyarukira kuri urwo rubuga ibintu byose byaratunganye twarabikemuye nawe wajyaho kwihugura ku minota 20 cyangwa se ugakoresha uburyo bw'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ukwezi kumwe uburi tayari kuba wajya mu kizamini nta kibazo na kimwe waba ufite. Aho wagira ikibazo wibagiye ijambo rya ryibanga gufungura konti byagoye nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nicyo mbere yo kugira ngo ngufashe ugane intsinzi mu gihe gito. Mbere ko tangira rero utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe like share comment kugira ngo uzagusora ikizami uzajye ukibona bikoroheye utiri ujya gushakisha. Hano cyose ya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ni mpande eshatu umuzenguruko utukura ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara cyangwa se n'ibirango mu ibara ry'umukara. Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ni akayira k'abana. B. Ni umuhanda w'abaturage. C. Ni ahantu hari abantu benshi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni akayira k'abana. B. Ni umuhanda w'abaturage. C. Ni ahantu hari abantu benshi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni akayira k'abana. Igisubizo ni A. Ni akayira k'abana. Iki cyapa kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere ye hari ishuri ko akwiye kugenda buhoro. Nicyo kino cyapa kivuga. Kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere ye hari icyapa cyangwa se ko hari ishuri bityo akaba akwiye kugenda buhoro cyangwa se akaba yagomba gutangira kugabanya umuvuduko. Nicyo iki cyapa gisobanura. Twikomereze n'icyose ya kabiri. Icyose ya kabiri kiravuga ngo ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo cyangwa se birimo ibyiciro bitatu. Ese ni ibihe? Ese ibyo byiciro ni ibihe? Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bitatu. Ese ibyo byiciro ni ibihe? A. Hari ibyapa bishingwa. B. Hakaba ibyapa by'imirambararo. C. Hakaba ibyapa by'urumuri. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Hari ibyapa bishingwa. B. Ibyapa by'imirambararo. C. Hakaba ibyapa by'urumuri. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A cyangwa ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo. A, B, C ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bitatu ari byo ibyapa bishingwa, ibyapa by'imirambararo ndetse n'ibyapa by'urumuri. Igisubizo ni D. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A, B, C ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'icyose ya gatatu turavuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ugomba gukora igihe uhuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni kugira ngo ukanyuraho witonze. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C.
kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Ese uhuye n'inyamaswa cyangwa se n'amatungo mu muhanda wakora iki? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora igihe uhuye n'amatungo mu muhanda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nuko uba ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ahangaha kenshi ndabasobanurira ngo iyo uzikubise amatara cyangwa se uzicaniye amatara bizihuma amaso zigahagarara mu muhanda, bityo rero ntabwo wabasha gukomeza ngo ugende. Wavuze ihoni zose zikirukira mu muhanda. Biba byiza rero wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugabanyije umuvuduko zigatambuka nawe ukabona gutambuka. Hano igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo uburemere ntarengwa bwikorerwa n'inyamaswa bungana iki? Ese uburemere ntarengwa bwikorerwa n'inyamaswa bungana iki? A. Ni ibiro 750. B. Ni ibiro 500. C. Ni ibiro 800. D. Ni ibiro 900. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike. Ese ni A. Ni ibiro 750. B. Ni ibiro 500. C. Ni ibiro 800. D. Ni ibiro 900. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese uburemere ntarengwa bwikorerwa n'inyamaswa bungana iki? Ese bungana gute? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni ibiro 750. Uburemere ntarengwa bwikorerwa n'inyamaswa ni ibiro 750. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Umuntu ari kwibutsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosora ikizami uzajya ukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki aha wakora ushaka gukatira iburyo? A. Vuza ihoni umenyeshe umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni mbere yuko y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo utambuke cyangwa se umutange gutambuka mbere. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Vuza ihoni umenyeshe umunyegare ko ushaka gukata iburyo. B. Kata ikoni mbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange ukata mbere. Ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro kacu. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukata iburyo? Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ushaka gukata iburyo ni uko uba ugomba kwemerera uyu munyegare agakomeza inzira ye nawe ukabona gutambuka. Uba ugomba kumwemerera agakomeza inzira ye nawe ukabona gutambuka. Hano igisubizo ni C. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gute? Ese icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gute? A. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Ni imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Ni imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kiba kigomba kumara A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi ndetse n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, naho B ikatubwira yuko ari amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Naho akenshi iyo bavuze imyaka 2 nicyo gihe baba bakomeje ikibazo kivuga ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga gishyashya cyangwa se ikinyabiziga bwa mbere gikenerwa gusuzumwa nyuma y'igihe kingana gute? Ikinyabiziga gishyashya bwa mbere gikenerwa gusuzumwa nyuma y'igihe kingana gute? Icyo gihe aba ari imyaka 2. Bwa mbere ikinyabiziga gishyashya gikenerwa gusuzumwa nyuma y'imyaka 2. Ariko ahangaha icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kiba kigomba kumara ubwo ni ikinyabiziga gisanzwe gikoreshwa n'amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi ndetse n'imyaka 10 n'umwaka umwe ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Karindwi iravuga ngo kuvuza ihoni
bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe cyane cyane hafi y'ibitaro. Igisubizo hano ni B. Bibujijwe hafi y'ibitaro. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Mbona kwibutsa ko ntabwo bikinwa kugira mu ishuri. Twandikire kuri WhatsApp tugufashe aho uherereye, cyangwa se ukoresha urubuga rw'ibyapa.com, aho uzajya ukora amatest menshi, aho wakihugura umunsi ku munsi, aho uzajya uwiga igihe icyo ari cyo cyose uboneye akanya, bitagombereye ko umamagara, bitagombereye ko unyandikira kuri WhatsApp, wakoresha urubuga rw'ibyapa.com. Igihe waba ufite akazi kakugoye, wakoresha urubuga rw'ibyapa.com. Ariko igihe ubonye akanya, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ukajya muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha, nawe ukigera kuri WhatsApp yawe. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro, ucanye amatara maremare, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ese mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro, ucanye amatara maremare, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. A. Uba ugomba gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ugukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo cyangwa se mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, nuvuga ngo ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu maso yawe cyangwa se giturutse aho uri kugana, icyo gihe ikintu uba ugomba gukora nuko uba ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Igisubizo hano ni C. Uba ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Mbona kwibutsa ko abantu bari hanze, nawe wemerewe kwiga, wakwigira aho uherereye. Wakenera kubaza hano mu Rwanda, kuba watubwira tukakwandikisha, ukabwira inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe akaba yakwandikisha. Yewe unakeneye kwiga mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, wakoresha urubuga rw'ibyapa.com cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukagufasha aho uherereye, utiriva mu mirimo yawe cyangwa se utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kikagutera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese igihe hari ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kikagutera ari amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Niki kintu ugomba gukora? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe nacyo cyangwa se n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho, cyangwa ni B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere ubona ko nta cyago gihari. Iyo agutereye ari amatara y'urumuri rumyatsa kandi ukaba ubona imbere ko nta cyago gihari, uba ugomba kumwemerera akagutambukaho. Ariko iyo uri kubona ko imbere yawe hariho icyago, umusubiza andi matara amumenyesha ko atemerewe kunyuraho kubera ko imbere hari icyago runaka. Mu umuhanda tuba tugizwe n'ibimenyetso, cyangwa se tuba tugomba kujya mu muhanda twiteguye gukoresha ibimenyetso nk'uko bitegekwa cyangwa se nk'uko byagenwe n'itegeko ribigaragaza. Hano rero igisubizo ni C. Uba ugomba kwemera icyo kinyabiziga kikagutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ariko iyo icyago gihari uba ugomba kumuburira mbere yuko akunyuraho. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo ni ryari umuyobozi adashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha? Ese ni ryari twebwe bayobozi b'ibinyabiziga tudashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha? A. Ni igihe akikira inkomyi. B. Ni igihe anyuraho cyangwa se anyurwaho n'abanyamaguru. B. Ni igihe asubira inyuma.
D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igihe akikira inkomyi. B. Ni igihe anyurwaho n'abanyamaguru. B. C. Ni igihe asubira inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike urupapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni ryari umuyobozi adashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha? Ni ukuvuga ngo igihe umuyobozi adashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha ni igihe ari gukikira inkomyi, ni igihe ari kunyurwaho n'abanyamaguru, ndetse ni igihe asubira inyuma. Ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A, B, C ari ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti mwisobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbonera kwibutsa ko twabazanira urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi, ari rwo wa eshatu.ibyapa.com. Icyo rugufasha gukora ibizamini ku minota 20 nkuko ikizamini cyo kimeze kuri polisi. Ku munsi ushobora gukora ibizamini byinshi cyane birenga 20 cyangwa se birenga 30, yewe birenga n'ijana wabikora bitewe nuko wagiye ubona umwanya. Ikindi cyongereho nkuko nabasobanuye ko ku munsi hakorwa ibizamini byinshi bitandukanye, dufata mu bizamini biba byakozwe kimwe tukagishyira kuri YouTube, ibindi tukabishyira kuri urubuga rw'ibyapa.com kugira ngo nawe ubyihugureho urebe amanota wagiramo. Yewe niyo waba wakoze ushobora kujyaho kugira ngo urebe ikizamini wakoze, urebe ibisubizo wagize, cyangwa se birebe ibisubizo urebe n'amanota ushobora kuba wagize mu gihe ugitegereje resultat ziturutse kuri polisi. Ikindi cyongereho, iyo gufungura konti byakunaniye cyangwa se wibagiye ijambo ryawe ry'ibanga, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe. Igihe wafunguye konti ukabona gukora amatest ntabwo biri gukunda, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe. Ugiye gusoma ukabona ntabwo biri gukunda, ugiye kureba video ukabona ntabwo biri gukunda, nyandikira kuri WhatsApp nk'oriente step kuri step uburyo ushobora kujyamo ukaba wakora. Ibyo bikora mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, yewe n'iminsi, bitewe n'ubushake bwawe cyangwa se bitewe n'uko ubishaka. Wafata abonoma ushaka, urabyemerewe. 11 iravuga ngo ni ryari abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru? Ese ni ryari abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru? Ese ni ryari? A. Ni igihe ukurikiwe n'inyamaswa. B. Ni igihe batwarira mu nzira y'abanyamaguru. C. Ni igihe bayoboye ibinyabiziga byabo kandi batabigenderaho. D. Nta na rimwe bayubahiriza. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igihe akurikiwe n'inyamaswa. B. Ni igihe akurikira cyangwa se batwarira mu nzira y'abanyamaguru. C. Ni igihe bayoboye ibinyabiziga byabo kandi batabiri kubigenderaho. D. Nta na rimwe ayubahiriza. Twandike urupapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ese ni ryari abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru? Abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru igihe bayoboye ibinyabiziga byabo kandi batarimo kubigenderaho. Ni ukuvuga ngo igihe cyangwa se basunitse ibinyabiziga byabo batarimo barabigenderaho, icyo gihe bubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Igisubizo hano ni C. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 iravuga ngo abagenda batwaye amagare na velomoteri babujijwe iki mu mihanda? Ese abantu bagenda batwaye amagare na velomoteri babujijwe iki mu muhanda? Ese ni ibiki babujijwe? A. Babujijwe kurekura amahembe, kugenda badakandagiye ku kirenge cyangwa se ku birenge by'igare, no kugenda ukurura inyamaswa mu muhanda. B. Kugenda ukururwa nko gufata ku modoka ikuri imbere, no kugenda ukurura utwaye cyangwa usunika ibyabangamira abandi bagenzi. C. Kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha, gukoresha amahoni atarateganyijwe, no kugenda hagati y'imirongo ibiri y'imodoka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Babujijwe kurekura amahembe no kugenda badakandagiye ku birenge by'igare, no kugenda ukurura inyamaswa. B. Babujijwe kugenda cyangwa se tubujijwe kugenda dukurura no gufata ku modoka ikuri imbere, no kugenda ukurura utwaye cyangwa usunika ibyabangamira abandi bagenzi.
C. Kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha no gukoresha amahondi atarateganyijwe no kugendera hagati y'imirongo ibiri y'imodoka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twanege papuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twanege papuro kacu. Ni ukuvuga ngo abanyamagare cyangwa se abagenda batwaye amagare na velomoteri, hano ibintu babujijwe, hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A, B, C byose ni ibisubizo by'ukuri. Ibi byose twavuze haruguru barabibujijwe. A na B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo twavuzemo byose barabibujijwe. Twikomereze n'ikibazo cya 13 iravuga ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni ayahe matara ugomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Mbonera no kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe, nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. Fotokopi, pasiporo, ifoto yayo ntabwo byemewe, cyangwa se igisimbura indangamuntu ntabwo byemewe. Indangamuntu ubwayo, indangamunzi n'ikarita ihabwa umunyamahanga. Ku bantu benshi b'impunzi bakunda kuvuga ati nta mahirwe dufite yo gukorera provisoire, nta mahirwe dufite. Nyaboneka niba uwo muntu umufite, jya umumenyesha ko igihe afite iriya karita y'indangamunzi, iriya ndangamuntu ihabwa umuntu ufite uri mu buhungiro, yemerewe gukora ibizamini. Nabo mujye mubabwira ayo mahirwe barayafite. N'abanyamahanga bakeneye serivisi zo mu Rwanda, nabo mujye mubabwira ko bafite uburenganzira bwo kugira iki, bwo kuba bakora ibyo bizamini igihe bafite ibinyabiziga cyangwa se bashaka ibinyabiziga. Icyo baba basabwa ni uguhabwa ibiriya byangombwa, ubundi bakaba baza nabo tukabigisha bakajya gukora ibizamini. 13 iravuga ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ese twakoresha aya matara mu gihe cy'ibihu? A. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C. Ni amatara magufi. D. Ni urumuri rusanzwe. Twandike ku papuro. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C. Ni amatara magufi. D. Ni urumuri rusanzwe. Twandike ku papuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo ni A. Amatara tugomba gukoresha ni amatara kamenabihu y'imbere n'amatara magufi ndetse n'amatara y'inyuma y'ikinyabiziga. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 14 iravuga ngo niryari cyangwa se ni ubuhe bugari ntarengwa bwikorerwa n'igare n'ingorofani? Ese ni ubuhe bugari ntarengwa bwikorerwa n'igare n'ingorofani? A. Igare ni santimetero 75. B. Ingorofani ni santimetero 2 na santimetero 5 n'ibice 5. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Igare n'ingorofani byose ni bimwe. Ese urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Igare ni santimetero 75. B. Ingorofani ni santimetero 2 n'ibice 5. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Igare n'ingorofani byose ni bimwe. Twandike ku papuro kacu. Ese urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko igare ari santimetero 75, naho B ikatubwira yuko ingorofani ni santimetero 2 n'ibice 5. Igisubizo ni C. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Ahangaha wisemo A yonyine waba wakishe, cyangwa uhitamo B yonyine waba wakishe. Niyo mpamvu duhitamo inyuguti imwe isobanura byose ariyo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 15 iravuga ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahakurikira. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahakurikira. Ese igomba kuba iri ahagana he? A. Mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B. Ahegereye
bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda udafite cyangwa se ugafite ariko umwanya w'ibiziga cyangwa se ibinyabiziga n'akayira ntube urengeje santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B. Nahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urengeje santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, na B ikatubwira yuko ari ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urengeje santimetero 50. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 16 iravuga ngo nk'ubuyobozi cyangwa se nk'abayobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myifatire wagira cyangwa se ni iyihe myitwarire wagira? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ahangaha ni iyihe myitwarire wagira cyangwa se ni iyihe myifatire wagira? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugumana umuvuduko kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Niyo mpamvu hano umumotari aba agomba gutegereza. Umumotari hano aba agomba gutegereza kubera yuko umuyobozi w'ikinyabiziga niwe ufite uburenganzira bwo gukomeza. Twikomereze ikibazo cya 17. Mbonera kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye, mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini tukiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana kuba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'ubuzima. Ikindi cyongereyeho, nyaboneka tujye tugiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu. Ibyo tugiye gukora byose twabishyizemo Imana, twiragize Imana ariko twiyaturiraho ibyiza. Ngiye kuzana provisoire yanjye, ngiye kuzana perime yanjye, polisi iba yarambikiye. Nta mpamvu yo kugerageza amahirwe ko ufite uburenganzira bwo gutsinda 100%. Amahirwe urayafite. Icyo usabwa no kugenda ukayakoresha neza 100%. Rero niba ugiye gukora, genda wizeye ko ugiye kuzana provisoire yawe, genda wizeye ko ugiye kuzana perime yawe. Ku benshi bambwira ngo iminota iradufasha, twabaza n'urubuga rwagufasha kwihugura ku minota. Nta kibazo wakagize, nta n'impamvu nimwe wakagize yatuma ugira urwitwazo. Imana yaguhaye umwarimu wo kwigisha, izaguha provisoire. Imana yaguhaye provisoire, izaguha perime. Iyaguhaye na perime izaguha icyo uzatwara. Kuko ntabwo yaguha perime udafite icyo uzatwara. 17 iravuga ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Igisubizo ni B. Ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 iravuga ngo
Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. Mu ntera ingana na metero 100. B. Mu ntera ingana na metero 75. C. Mu ntera ingana na metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Mu ntera ingana na metero 100. B. Mu ntera ingana na metero 75. C. Mu ntera ingana na metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni mu ntera ingana na metero 75. Mu ntera ingana na metero 75. Mbonera kwibutsa ko ishimwe rya mbere ni ukubisangiza inshuti zawe igihe wakoze ugatsinda, igihe uri kwiga ukabona biri kugufasha, bisangiza inshuti zawe ubone kuza kudushimira ko twagufashije. Ikindi cyongereho, nawe ntugacikanwe n'amahirwe yo kwihugura ku minota 20. Twabaza niba rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi ari rwo wa eshatu.ibyapa.com. Muri comment ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoreza ushobora gukora ikizamini, cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tugushyire muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha, nawe wigiye kuri WhatsApp yawe. Uburyo bwose wakifuza ko twagufashamo mu gihe icyo ari cyo cyose, yaba ari igihe gito yaba ari igihe kirekire twagufasha. 19 iravuga ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ese ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira ayahe matara? A. Ni amatara 2 ndanga mbere n'amatara 2 ndanga nyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Ni utugarura muri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni amatara 2 ndanga mbere n'amatara 2 ndanga nyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Ni utugarura muri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amatara 2 ndanga mbere n'amatara 2 ndanga nyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse n'utugarura muri 2. Igisubizo hano ni C. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari ikibazo cya nyuma. Ikibazo kiravuga ngo ubugari ntarengwa bw'ipikipiki ifite utunyabiziga ku ruhande ni metero zingahe? Ese ubugari ntarengwa bw'ipikipiki ifite utunyabiziga ku ruhande ni metero zingahe? A. Metero 4. B. Metero 3. C. Metero 2. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? C ni A. Metero 4. B. Metero 3. C. Metero 2. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanenge agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni metero 3. Igisubizo ni B. Metero 3. Amahirwe masa kuri mwe wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana iguhe umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Warakoze cyane. Imana igusubiriza abavanye. Imana iguhe imigisha myinshi itagabanyije. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis provisoire, unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 07880226 cyangwa se uduhamagare kuri 0722688540. WhatsApp kuri TikTok Nticyankotanyi, Instagram Nticyankotanyi, na Facebook Nticyankotanyi, na Twitter ariyo X Nticyankotanyi. Hose mugende mukore follow kugira ngo muzajye mubona amasomo magufi yagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Ikindi cyongereho nawe wifuza kwihugura nkuko ikizami cyo kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa eshatu.ibyapa.com nawe ufungure konte wihugure ku minota 20 nkuko ikizami cyo kimeze kuri polisi. Aho uzagira ikibazo gufungura konte byakunaniye, wibagiye ijambo ryawe ry'ibanga, ubone password yawe, yewe uri no kwinjiramo gukora bikanga, cyangwa se ubona ufite ikibazo runaka, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nicyo mbereyo. Ni kare mu muryango w'abatsinda rero, ndabakunda cyane, muhorana Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.